Yobu nta kosa yagiraga, yari umukire wemewe n'ijuru, ariko shaho ahura n'akaga n'amakuba. Reka mbabwire, hari igihe kimwe kera nigeze ndwaza umwana hashize iminsi, maze kurwaza umwana rwara uburwayi bukomeye kandi buturutse ku burozi bamurozi. Abantu bamenya rero yuko bamenye ko umwana wanjye arwaye, baravuga ngo namutanzeho igitambo ngo kugira ngo mbe umusitari. Cyakora mugira indimi zireshya na karuvate, mugira kanwa kameze nk'iziko ryaka. Niko Bibiliya ivuga ngo indimi zabo zimeze nk'inkota yaka umuriro, ngo hanyuma akanwa kabo kameze nk'imbabura, mbese bacanye gafatirwa rimwe, ariko ntukagire ururimi rumeze nk'inkota. Ndabashimiye mu izina rya Yesu mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mama Sharirene official. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Abakomeje gukora share, mukomeza gukora kuri subscribe, Imana ibishimire. Abakomeje kuduha inama n'ibitekerezo, mwese nizere ko muguye neza, kandi nizere ko mwami abarinze n'imiryango yanyu no mu bihugu aho muri hagiye hatandukanye. Nizere ko impuguro, ubujyanama butandukanye n'ijambo ry'Imana bikomeje kubageraho. Nizere ko muguye neza. Ndashaka turebe muri Yobu ibice 40 umurongo waho wa 2. Mbese umunyampaka yagisha ishobora byose impaka, ugayisha Imana nasubize. Mbese umunyampaka yagisha ishobora byose impaka. Mbese umunyampaka yagisha impaka ishobora byose. Mana nibagirire neza. Ndashaka tuganire kuri aya magambo. N'amagambo yavuzwe na Yobu. Ubundi utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Yobu yacakiranye n'Uwiteka, niwe ushobora kuguha amateka akakubwira ati rwose ndakwinginze ntuzongere kwitotombera Imana. Intego y'ijambo nashakaga ko tuganiraho uyu mwanya, nashakaga kubabwira ngo Imana yakugize uko ushaka, kandi uko Imana yakugize niko kwiza. Uko Imana yakugize niko kwiza. Aho uvuka ni heza, kubyarwa na papa wawe uriya ni byiza, kuvukana na bariya abantu bameze kuriya ni byiza, kuba warashatse umugore umeze kuriya ni byiza, kuba warashatse umugabo umeze kuriya ni byiza, buriya burebure bwawe ni bwiza, ubugari bwawe ni bwiza, igikara ufite Imana yaguhaye ni cyiza, inzobe Imana yaguhaye ni nziza. Kwa kuntu umeze, ugendera mu kagare uri mwiza, wowe ugenda ari uko wamaze ufite inkoni iri kukuyobora. Abantu bafite ubumuga bwo kutabona ni byiza, haleluya. Abantu badafite amaguru ni byiza, abavukira mu cyaro ni byiza, abavutse i Kigali ni byiza, abavukiye i Burayi ni byiza, ababyawe n'abapasiteri, amina, ababyawe mu bacuraguzi no mu badishyi, amina. Iby'Imana yakoze ni byiza, ntimukaburane n'iy'abahanzi. Uko yakugize ni byiza, yabonye uberewe. Kuba waravutse ukabona nta babyeyi ufite ni byiza ku Mana. Kuba utazi papa wawe ntumenye mama wawe, no kuba nawe warabagize ntibagire icyo bakumarira, ukabifubye kandi bahari, ni byiza. Iby'Imana yakoze ni byiza, ntugahangane n'iyaguhanze. Haleluya, ntugahangane n'iyaguhanze. Narinje kuguhugura muri iri jambo, nabwiye ko nuzuye impuguro kandi ndi guhugura nkoresheje ijambo. Mureke mbabwire, haleluya, ukuri kose ni byiza. Mwana wanjye yigeze ambaza ngo kuki navutse meze gutya, ni kera cyane akiri muto. Ndamubwira nti impamvu wavutse umeze gutya ni urukundo Imana igukunda, intireba nawe. Ku kigo cy'ishuri nta wundi umeze nkawe, mu muryango nta wundi umeze nkawe, muri iyi karitsiye nta umeze nkawe. Imana ijya kukurema yakwitayeho, yakwitondera kurusha abandi, kandi uko niko kuri. Ni byiza, ibyo wanyuzemo byose ni byiza, ha hantu utuye ni heza,
hantu uvuka ni heza, hantu ukorera ni heza, ka gatatu rya mu cyumweru ni byiza, kwa kubwirirwa no kuburana ni byiza, yanduri kuriho ni byiza. Ubuzima Imana yagushyizemo kuva wavuka ugejeje ukuze, iby'Imana ikora ni byiza, n'amamasharire nuko abayeho c'est très bien. Imana niyubaho. Haleluya. Mureke mbabwire, hari ibintu abantu bavuga bakagira ngo turi kwikina, hari n'inyigisho uha abantu bakagukritikaho, ariko nimureke mbabwire ukuntu ari byiza. Nagira ngo nkubwire ngo aho wavukiye hose, nimba waravukiye mu rutoki, nimba waravukiye mu muringoti, nimba waravukiye CHIK, nimba waravukiye Faisal, nimba waravukiye mu bitari Nyanza, aho wavukiye hose uruhinja, aho wavukiye hose uwakubyaye wese nta bushobozi yigeze agira bwo kukubumbabumbira mu nda ye. Ni Imana yicaye ibitekerezaho, yemera kureba izuba ujya kuza, ntago ari impanuka. Imana yakwizeho nubwo ufite ubumuga, Imana yakwizeho nubwo uvuka mu bakene, yakwizeho nubwo udasobanutse, yakwizeho nubwo utazwi. Haleluya. Ntago wapfuye kuza. Rero abantu tumeze nk'indabo, turi nk'amawowa. Haleluya. Ubundi indabo ziba nziza ruko zivangesha akaroze, umweru, urumeze gutya. Indabo turi indabo z'Imana. Iyibona bamwe ari bareba irishima, yabona abandi ari bagufi kishima, yabona ibikara n'inzo birishima, iyibona abakire n'abakene irishima, kuko buri wese afite icyo avuze ku wundi. Kandi burya gasuzuguro n'abantu bakagira, Imana yirakubaha. Rata irakubaha nubwo ugenda mu kagare rata, sibyo rata? Irakubaha ma nubwo uri imfubyi, irakubaha ma nubwo uri umupfakazi, irakubaha nubwo usembera ma, nubwo utazi mama humura irakuzi Imana, nubwo utazi papa wawe Imana irakuzi, nubwo udafite imiryango, nubwo wisanze nta wundi ugukomokaho, nubwo uri ikinege, nubwo batagukunda abantu, Imana iragukunda kandi Imana irakuzi. Gihe kimwe nagiye kwigisha abagore, ngewe rero shanze kwigisha abagore, iyo Imana yarayimpaye, nubwo muyinyambura ko nzabahubira paka. Ubwo we nimbuza ubwenge ujye utega amatwi. Nubona mama Sharirene official yasohoye ikiganiro cy'abubatsi cyitwa Menyekane, ujye wicara utega amatwi wumva ibyo akwigisha. Uri kumva? Kuko ntago ari wowe utoranyiriza Imana bigisha, ntago waduhamagaye, ntago uhamagara, uhamagara bangahe mu bakozi b'Imana bari ku isi n'abari muri uru Rwanda, uhamagaye bangahe? Ujye wicara hasi ngo uhubire. Nzabahubira, mbahubire. Nge nimba n'umukecuru ushaje, nzajya nicara muze mbaha inama, munyicaye iburyo n'ibumoso mbahubire, kuko nabyemerewe na nyiri ijambo. Imana nihabwa icyubahiro. Hari abantu bajya bambwira ngo ndiyemera. Kwiyemera no kwizera bijya gusa. Nese ugira ngo nge nizingazingire mwigunira nk'iryo mushyiramo? Ndakurahiye. Wapi? Umuti w'ikigeragezo ngo warabonetse, ngo nuko gisuzuguro ukakigenda hejuru ukavuga ngo Yesu yagize ate? Yaratsinze. Haleluya, haleluya. Abo turi kumwe haleluya, n'abanyumva haleluya. Noneho umunsi umwe njya kwigisha abagore mu ntara imwe nkomokaho, i Nyanza ahantu nkomoka. Mageze nigisha abagore, ndabahugura, ndabigisha, bararira, barihana, barabohoka, mbona bagize ibihe byiza. Noneho shoje ngiye kwicara, umugore mwe aravuga ati, mama Sharirene, ukuntu tugiriye umumaro, amagambo meza utwigishije ntago turi bubyemere. Ngwino upfukame hano tugusengere, ngwino upfukame. Isengesho basengeye abo bamama barira. Ntago mama Sharirene akwiye kubaho nta rugo afite, ntago bikwiye ko umugabo amuda. Oya mana, barasenga, noneho basenga ngiye nkajya nisekera. Mbese impamvu nasenga gasura yizi nuko nzi impamvu ndi njyenyine, kandi ni byiza kuba ndi njyenyine. Erega mwe mukora n'amakosa, mukora amakosa menshi, Imana ibababarire. Imana ibese. Isengesho basenze, sha Imana yiza kuba ifite gahunda yari guhita ibikora ako kanya. Ariko uko tubayeho Imana yemeye ngo ni mubuku. Ikibi ni icyo umuntu yihitiyemo. Ni byiza uko tubayeho, ni byiza. Nk'ubu ngewe uko mbayeho
ntirwa mundirira ngo ndibana uko mbayeho ni kwiza mu maso y'Imana. Abafite abapfakazi ni byiza kuko Imana yabyemeye, ifubyi ni byiza, abakene ni byiza, icyo Imana yemeye cyose ni cyiza. Kankubwira n'ikindi, hagize n'umuntu wifuza kugukura mu buzima Imana yagushyize, burya mwanabonanye. Iby'Imana ikora ni byiza. Mfite intego y'ijambo je kukubwira ngo ntukitotombere, ntugahangane n'iyaguhanze. Aya makuru shandi kukubwira ubu Yobu nuko adahari, niwe ushobora kukumfasha ariko ntakumfashe muri Yobu. Aya magambo tumaze gusoma ni Yobu wabibonye, ni nawe wabibwiwe. Nta muntu ukwiye kwitotombera umuremyi we. Mureke mbabwire, mu bantu bitotombeye ubuzima kandi bari bababaye, bari kwitotomba Imana ikabashyiriramo imiyaga, Yobu arimo. Yobu yagize umubabaro, agira umubabaro udaturutse ku mahane. Umubabaro yagize n'ubuzima yahuye nabwo ntago byari biturutse mu kunywa inzoga yihishe. Ntago Yobu yabaye umukire ngo yiyemere. Ntago Yobu yigeze ashaka saro ya VIP y'abantu basanzwe, ntiyayorobanuraga ku butoni. Ntago Yobu yajyaga atamba ibitambo by'Uwiteka ngo ashake ibinanutse, hoya nta nubwo yashakaga ibiboze. Yobu yubahaga Imana. Bibiliya ivuga iki? Ngo abana be bajyaga bataha ngo agahita batambira igitambo kandi batigeze batura. Wena ngo bavuga bati papa natanze akabizo, ngo iyo yabonaga umwana yinjiye Imana ishimwe yahitaga atamba ibitambo ngo kugira ngo iwe, haleluya, hajye hahora umubavu uhumurira Uwiteka, hahora ubwere bw'ijuru. Yobu yari ataraho umugore w'urushyi. Yobu yari atarateretana n'inkumi. Yobu yari ataramuca inyuma. Yobu nta bugugu yagiraga. Yobu ntiyirengagizaga abashonje. Yobu yatambaga ibitambo by'umugisha n'umumaro ku Uwiteka. Yobu nta kosa yagiraga. Yari umukire wemewe n'ijuru. Ariko shaho ahura n'akaga n'amakuba. Reka mbabwire, hari igihe kimwe kera nigeze ndwaza umwana. Hashize iminsi. Maze kurwaza umwana rwara uburwayi bukomeye kandi buturutse ku murozi bamurozi. Abantu bamenya rero yuko bamenye ko umwana wanjye arwaye, baravuga ngo namutanzeho igitambo ngo kugira ngo mbe umusitari. Cyakora mugira indimi zireshya na karuvate, mugira kanwa kameze nk'iziko ryaka. Niko Bibiliya ivuga ngo indimi zabo zimeze nk'inkota yaka umuriro, ngo hanyuma kanwa kabo kameze nk'imbabura, mbese bacanye gafatirwa rimwe, ariko ntukagire ururimi rumeze nk'inkota. Muri make Yobu nagira ngo mbabwira ahangaha ko umuntu ahura n'ibyago n'amakuba kandi afitanye ibihe byiza n'Imana. Yobu nta cyaha yari afite, ndetse ijuru ryaravugaga ngo Yobu niwe wari muzima mu gihugu cyose cya Usi. Yari umukire akaba n'iki n'umukiranutsi. Mureke mbabwire, Yobu ngo abana be bapfira rimwe uko ari 10. Yobu ngo baramwiba, Yobu baramunyaga, aragenda arahomba. Kwitotomba kwa Yobu kwari gufite ishingiro. Wowe hari n'igihe witotomba ugasanga nta nicyo wigeze wungura Imana. Hari umuntu witotomba rwose atarigeze agirira Imana n'umumaro. Yobu yagiriye umumaro Imana mu buryo bwose bushoboka. Mureke mbabwire, Yobu arakubuza ngo nta muntu uhangana n'iyamuhanze. Nta muntu uhangana n'iyamuhanze. Uzagenda umubaze muri Yobu. Yobu yaritotombye ngo mbese umunyampaka yabasha kugisha impaka Imana. Mureke mbabwire, Yobu yavuze amagambo akomeye. Yaravuze ngo inda yanjye yiza kuvamo ntarareba izuba kubera uburibwe bw'uruhuru. Kunara ari kwishimagura. Aravuga ngo Mana, umunsi mama yambyayeho ntuzave izuba. Aravuga ngo kandi uwo munsi uzahora uri umwijima w'icuraburindi. Arongera aravuga ngo kandi uwo munsi ntukabeho ibirori. Arongera avuga ngo Uwiteka mu minsi wibuka uwo navutseho ntukawibuke, uzaburemo inyenyeri ubura ukwezi, uzabe mu mwijima w'icuraburindi. Aravuga ngo iyo nza gupfa ntarareba izuba, inda ya mama ikavamo, inda yanjye kavamo ntarareba izuba. Yobu aravuma umunsi yavutseho ngo ntukabeho ibirori. Harawuvuma. Hatangira kwitotombera iyamuremye.
nagira ngo mbabwire ngo ko Imana yakugeze niko kwiza. Abantu baragara yabakagaya nibyo bameze. Umuntu ararakara akababazwa ngo n'amaso afitema, ngo Imana yamuhaye utwiso duto nk'utwo abashinwa. Abashinwa se mubarusha gukira no gutera imbere? Uzi kuvuga umushinwa ukagira ngo ni mugenzi wawe. Umuntu arinuba akinubira n'amabere afite. Uzi ko ari kwiryo bere ryawe hari igihugu wajyamo ugasangura imari. Ariko Mana ngo bibibere ngo wamaye. Hari umuntu amwe ngo shama amasharire ngo reba ya mabere. Hari n'abantu babi muzi gucunaguza no kubwira abantu nabi muhereye kuko bateye. Hari amagambo yanyu y'uburozi mujya muyareka. Ko afite amabere ngo wagira ngo yose ibyihebe. Yo magambo ni amagambo y'ubugome. Ibere ryarakonkeje, ibere ryonkeje abaperezida, ibere niryo kubahwa. Ariko kuko Mana herega bakambara amasuti ahubwo muzahombana. Umuntu akambara isuti ngo ari kuyasubizayo. Uyasubiriza yiki ko Imana yabonye akubereye? Ujye ugenda wemye mu mujyi wa Kigali. Imana yarakurebye ibona amabere manini ni yakubereye. Yewe ibintu byose ni ibibazo. Hari umukobwa nabonye ajya kugura isuti aragenda agura ngo ifite ibiponje ngo nta mabere agira. Ariko ubundi Imana ubundi umuntu unyuzwe n'indema. Ntugese kuguza uruntu runini ngo ngiye mfite utubere duto ntirutugaragara. Naringuze yiponje kugira ngo yiyongere. Urumva ko n'abafite mato barushyema? Kandi nawe ayo mato yawe hari aho yakora. Umuntu yicare rero hagende ngo bamuhage ngo agire amabuno. Ariko ubundi ayo mabuno mwazagiye mureba abantu yapfiriye amabuno nta mpanuka yatinya amabuno ngo ireke kuguca hejuru. Ntago covid tinya amabuno irayatengagura rwose ugapfa bakaguhamba. Ni amabuno ni turufu ku buryo ugenda ngo bagutere ibishinge ngo uzabyimbe. Se buri ububyibushye ko ububyimbye ubutumbye ushobora no kuzashwanyuka. Uko Imana yakugize ni kwiza, uko Imana yagukoze birayibereye. Nta muntu ujya uburanya ntugahangane n'iyaguhanze. Umuntu akagira umubabaro hakicara akababara hakahora mu ndorerwamo ngo yireba. Ngo ameze nk'umuntu ngo wicariye gome. Amagambo yanyu ni mabi. Ngo wagira ngo yicariye ikarito ya gome. Mwajye mureka guserereza abantu no kubasebya no kubasesereza. Uko iyo tayi yawe za sayizi, izo sayizi n'izimana ishaka yabonye bikubereye. Aho murya ibibyibushya mukarya iki ngo muzabyibuhe uko wangana kose dunia ni dunia rafiki yangu. Iyi dunia uyu mubumbu urahumanye naho waba ufite amataye ukayagira na hehe byose ni iby'isi. Kugeza ubwo abantu mwiga kwambara ibigeze ku birenge utabishaka ahubwo uri guhisha ngo amaguru yawe. Uskara abantu bambara ibigeze ku birenge kandi babyanga ngo bari guhisha amaguru. Ndi kuyahisha. Ariko buryo umuntu uwambara ibigeze ku birenge ahisha amaguru nta hataniye n'uwambara ibigufa ayerekana bose ni bamwe. Ko muzajya kwigabanyisha inda ngo muzajya kwigabanyisha amazuru ariko buryo nta uhangana niyamuhanze. Mana kuki wangize gutya koko? Kuki wangize gutya? Kuki wankoze? Umuntu yakireba muri miruwari hagacumuzwa n'isura ye, hagacumuzwa n'amazuru Imana yamwi. Se ntagihe amazuru yagiriye umuntu abantu umumaro. Nuko nyine ari umumaro w'igihe gito. Hari igihe cyageze abafite amazuru manini arabarokora, ariko hari n'igihe cyageze abafite amato yarabarokora. Bitabyanya ariko iyo mubumbe ni danje. Nta muntu wabaho neza kuko afite amazuru manini ngo imyaka yose ibi y'amazuru manini. Nta n'umuntu wabaho neza ngo kuko afite amazuru mato ngo imyaka yose ibi y'amazuru mato. Amazuru manini n'amato byose Imana yabitwometseho irabiduha ibikunze kandi bishaka. Abasa abagore bose bari mu ngo n'abafite taye. Hari n'abateye n'icupa ricuritse kandi bazicayemo. Kimwe nuko n'abafite taye nziza bazikoreye. Ubwo se ubundi babazwa n'ikima? Ku buryo igikara cyawe ugifata ukagitesha agaciro ngo ugiye kwishyiraho bya bishahura. Hari ibishahura abagore basigaye biyobeka ukabona ni kushe neza ya mbere ashyizeho agashyiraho na kushe ya kabiri. Cyenda bona ahubwo abazungu bazabakorera n'uruhu. Cyangwa byaraje. Imana ibarengera, Imana ibatabara. Nta muntu uhangana niyamuhanze.
wishaka guseka mu gihe cyo kurira. Nimba Imana yaraguhaye umugabo ukujidura, ihangane. Ariko se koko kuki utangize nka runaka? Ntago yakugira nka runaka, wasanga itari no kugukira. Ntago abantu bose bazagira abagore bamwe, abantu bose ntibazagira abagabo bamwe, abantu bose ntibazagira inkundo zimwe, ntago bazakundwa kimwe, ntibazanangwa kimwe. Buri wese ajya afata iby'Imana yamuhaye abifatisha biri tugiye gusenga. Nta muntu uhangana n'iyamuhanze. Kandi nimba hari ikintu nabonye kinezeza mu buzima, ni ukunyurwa n'uko Imana yakugize. Ngewe ubu ndanyuzwe. Ntushobora kunza imbere ngo nkangeshe ngo ufite umugabo ngo nge ntawe mfite. Itonde, ntago wankanga di. Uramufite nanjye nyine si mufite. Uri umugore ariko nanjye nkabundi. Ntago rero ngiye ngomba ko aho nta mugabo ngira nk'abakonja riva ngomba kubigendera. Wicare ngo nta bana ufite ujye ugera imbere y'umuntu wabyaye ugira ipfunwe. Wigira ipfunwe. Imana yemeye kutabagira, nawe yabonye uri umuntu. Nta soni. Ujye ugera imbere y'umukobwa w'ikizungerezi uhita ubura uhinduke nyakatsi. Ntukabe nyakatsi, ntukabe nyakatsi. Nawe ujye utambuka ariko wumve nawe utwika. Nawe ujye wumva utwika ariko. Kuki mugera imbere? Nugera imbere y'umuntu wize amashuri menshi ngo twanjye ni duke ugende wizingazinze, ujye ugenda wemye. N'Imana yemeye kugira yo ngayo. Wibereye mu kamodoka kawe ko muri 59, nugera imbere y'abafite amamodoka agezweho utangira uvuga uti dore mbaye inzige. No. Ugomba kwishimira uwuriwe, ukishimira icyo uri cyo, ukishimira icyo Imana yakugize kandi ukabigendera. Ntago ngewe abagore bafite abagabo bagomba kuntambuka imbere ngo ngira ipfunwe. Kuki se bo barigize? Icyo Imana yangize cyo nicyo gifite agaciro, kandi nawe icyo Imana yakugize cyo nicyo gifite agaciro. Ugomba kwishimira icyo uri cyo. Ntago wabonye wa muntu udafite amaguru kuntu yicara akabyinasha, nta maguru akajya abyinisha ibiganza, wese ntabaguwe neza. Reka dusenge. Nta muntu uhangana n'iyamuhanze. Yobu yahanganye n'iyamuhanze. Hari itotombavu mu munsi yavutseho. Imana ije iramubwira iti kenyera nge mvuga maze unsubize, n'inkubazo usubize. Yobu agira ngo ariteguye ngo ari bubaze Uwiteka. Nta kintu wavuga, nta kintu wabaza Imana. Imana burya irakuzi. Izi bizakugirira umumaro. Nk'ubu nanjye Imana iranze. Nk'ubu Imana izi ubuzima yanshyiramo ngahitangwa. Ariko izi n'ubuzima izangumishamo ngakomeza ngakomera. Izi bintu bigomba kuzana amavuta kuri nge. Izi ni ibintu bigomba kuyamara. Herega birashoboka ko iyo mbona urugo rwiza nanjye nkibebeza, nkajya mpamagara baby be ariko ndabakunda sha. Uza abantu bakundana ukuntu biseke. Bombo. Hari umuntu navuze ujya wita umugabo we ngo ni bombo. Hari igihe mubwire nti bombo araho. Nti nakabombo ke nyina nyunguta. Hari icyo se bitwaye? Uramubaza iki? Birashoboka rero nanjye bombo urataha ryari bombo. Ubu si ibyo bintu nari kubivanga nirivuga butumwa bigakunda. Imana ariko ntumenye hoya. Ntago nagenda sheriyanzi ariko ngiye kwera inkoni naryaga. Imana yarantumaga ngahita afunga imizigo mvuge none ndarara nkubitwa nkongere. Haleluya. Uko Imana yakugize ni kwiza, nanjye uko yangize ni kwiza. Ariko hari korasi ivuga ngo iza tugira ukundi kuntu, iza tugira ukundi kuntu, iza tugira ukundi kuntu. Hano hari umuntu wajya gufasha ariko ntago yamfashije. Ariko izakugira ukundi kuntu. Ntago uzapfa ukomeze. Nubwo usa gutya Imana yaraguteganyirije. Nubwo wize make Imana izagushakira akazi. Nubwo uri sura mbaye Imana igufitiye ibogari. Haleluya. Nubwo ukorera make igihe kizagera ukorera menshi. Nubwo ugendera mu kamodoka kabi igihe kizagera iguhe nziza. Kuko Imana iyo ijya kugaba ntago ireba kategura abantu barimo. Ibyiza nawe birakurindiriye. Ibyiza nawe uzabyinjiramo. Iki Imana ishaka wihangana niyaguhanze. Kuko igihe cyarageze Yobu Imana imwinjiza mu masezerano. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo agira ubutunzi buruta ubwo yari afite, ahirwa ubwa kabiri kurusha ubwa mbere. Ngo Imana imugerekeraho n'imyaka 120 yo guhekenya ibyo yamuhaye. Ngamfasha ratatu yihe icyubahiro. Haleluya. Tugiye gusenga. Ndumva nishimye. Cyama nawe shawo kishima nkanjye. Nimba ubabayo nishime. Humura. Nanje kugukura mu rungabangabo. Ntabwo Imana yagutaye burgira gukunda. Kandi uko yakugize kose burgira kwemera. Ndagushimye Mana yanjye. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Ndagushimye ni wubahwe, ibyo wakoze kuri twe ni byiza. Abagendera mu kagare n'abagenza amaguru, abagendera mu modoka n'abagendera kuri moto, bose ni beza. Abo wagize abazungu n'abirabura, abo wagize abakire n'abakene, abakora horoshye n'abakora hakomeye, abo wahaye make n'abo wahaye menshi, abo wazubakiye n'abazikore, ibyo ukora byose ni byiza ni wubahwe. Ndagushimye, abantu bawe nibasobanukirwa ubushake bwawe, abantu bawe nibanyurwe nuko ushaka nuko ukeneye, abantu bishimire uko wabagenje nuko wabagize. Ndagushimye Mana kubwiye message, ndagushimye Mana kubwiye abana ngo nibatuze kandi batekane. Urabakunda nubwo babayeho uko batabishaka, urabemera nubwo babayeho uko batabikeneye. Ndagushimye ko twese dukunda kandi uzatugirira neza. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Mana nibahe umugisha, ndabakunda cyane. Mukomeze gusangiza abandi ibi biganiro, kandi abatarakora subscribe mukomeze muyikore, mukomeze muduhe inama ndetse n'ibitekerezo. Mutubwire ko dukwiye kubigenza. Umutwe umwe wifasha gusara, hari byinshi wakomeza kutuganiriza no kugenda mudutera courage. Imana nibahe umugisha, amen.